ese nyakubahwa ni ukubera iki uri kunkorera ibi bintu? Nuko umugabo arangije aramwitegereza neza mu maso, aramuga ati ndigukorera ibi ngibi kubera yuko ikintu wampaye ntabwo ari umuntu uwo ari we wese wakima. Wampaye ubumuntu, ndetse wampaye ubwo buntu igihe nta kintu nari mfite, ndetse nta n'izina nari mfite. Warankijije. Nuko umugabo arangije arahaguruka, aramuga ati ikindi kandi uwo mugabo yaragiye yinjira mu nzu, arangije agaruka afite briefcase y'umukara, arangije ayitereka imbere ye, arayifungura. Ahangaha harimo 200,000 by'amadolari. Veronica ahangaha yahise atungurwa, ibitugu bye yumva bitangiye kuremera. Umwana yahise asubira inyuma, atangira gutitira. Umwana amuga ati oya, ntabwo ibi nabyemera. Umugabo amuga ati urabyemera, ndetse ugomba kubyemera. Papa we yararembye cyane, ababyeyi be barabakene. Yavuye muri iki cyaro yerekeza mu mujyi afite inzozi zimwe, yumvaga agiye gukora ibishoboka byose agatabara ababyeyi bakabakura mu bukene. Ariko ntabwo yari azi yuko umugore wari wamwemereye ko agiye kumufasha. Uyu mugore yari umugore wacuruzaga abana b'abakobwa. Igihe uyu mwana w'umukobwa yari yanze gucuruza umubiri we, yasohowe hanze, ntaho afite ho kujya ndetse nta n'ikizere afite. Umwana rero yaje kuguma aho ku muhanda acuruza amazi kugira ngo arebe nimba yabaho. Ariko umunsi umwe, ntabwo ukwiriye gucikwa n'inkuru, inkuru ikomeye cyane kandi inkuru y'ubuzima, inkuru ishobora guhindura intekerezo zawe ndetse ikagira ikikwigisha mu buzima tubamo bwa buri munsi. Ese urashaka kumenya iyi nkuru uko yatangiye ndetse n'uko yarangiye? Biroroshye cyane. Fungura hano muri comment hasi, urasangamo link na pininze. Iyo link noneho nurangiza uyifungure, irahita ikwerekeza aho ugenda ukareba inkuru yose kuva ku itangira kugera ku iherezo. Ndagushimira cyane umwanya wawe, ndagushimira ko wahisemo Behind Walls Show. Ukomeze ubane natwe kandi turagukunda cyane. Nawe utaha, ciao ciao.